atangiranye disi umugore. Ibyishimo ni byinshi, yavuye yiruka. Umugabo avuye kwa muganga yari yaragiye kuvurwa hanze. Ibyishimo byaramurenze agenda yiruka kugira disi ngo arebe umugabo we. Ari hehe umugabo wanjye? Yaje yiruka ngo arebe umugabo we, ariko agiye gutungurwa disi yatangiye kubona umugabo atanyeganyega. Atangira kwibaza ati umugabo wanjye ntago anyishimiye. Byaramuyobeye, atangira kwibaza ukuntu bimeze. Ariko nanone hari amakuru ameze nk'aho batari bayamubwiye. Igihe cyose yavugishaga umugabo we ntago yabyumvaga, nta nubwo yashakaga kumuvugisha. Agiye kubona umugabo we wari umaze iminsi hanze, bakuyemo akagare kabamugaye. Byatangiye kumucanga, atangira kubona impinduka ku mugabo we ataramenyereye. Ababyeyi be bari bahari, ba sebukwe na ba nyirabukwe, ariko nta muntu n'umwe wigeze ugira ikintu amubwira. Byaramuyobera avuga ati umugabo wanjye byagenze gute? Umugabo wanjye ko nta kintu na kimwe avuga, bimeze gute? Yagiye kubona bavanye akagare kabamugaye. Ari wowe uzi ngo umugabo wawe ari gutaha ari muzima. Iyi ni filime ngufiya ariko irimo amasomo akomeye cyane. Umugabo we yarazi ngo azagaruka ari muzima, dore umugabo we ngaragaruka ari mu kagare kabamugaye. Baraje bamukuramo, ubundi ntago agishobora kwigenza. Abantu byarabayobeye bari baraho, ariko birasa naho abagize umuryango w'umugabo umugore yari yarashakiyemo bo bafite amakuru. Baraje bamwinjize mu nzu, ibaze mu masaha makeya ubuzima bw'umugabo we burahindutse. Ese zabyitwaramo gute? Nibwo bari bakimara kubana. Nibwo bari bakimara kubana yarahagaze arumirwa, nta kintu na kimwe bari baramubwiye ku burwayi bw'umugabo we. Yagiye azi ngo azasohoka aze ameze neza, ariko umugabo avuye mu mahanga kwivuza agaruka yaramugaye. Birababaje kandi biteye agahinda. Umugore yahagaze hanze, biramurenga, abura ikintu abivugaho. Yabuze ukuntu yitwara, yabuze ukuntu abigenza. Arangije atangira kumva ari guhinda umushyitsi. Hanyuma uwagombaga kwinjizwa we yarinjijwe nk'uko bigomba kugenda, ariko umugabo aguma hanze. Batangiye kwibaza, ariko birabayobera. Uyu nawe yari umushoferi wo muri uru rugo, yinjiye kugira ngo abaze umugore impamvu yagumye hanze. Yaramwegereye, arangije ashaka kumubaza ati kuki wowe utinjira mu nzu? Mbwira, injira. Byaramurenze, arangije aramubwira ati mbwira, ibi bintu biri kuba ni ibiki? Ibyo uri kubaza ndabizi, ariko ngwino mwe imbere basuraza gusobanukirwa ibyabaye. Ntago ibi bintu mbyumva, ni wowe wenyine udafite amakuru muri uru rugo. Yaramubwira ati wowe ngwino mwe imbere uraza kumenya ibiri kuba. Ibaza ari wowe, n'agahinda. Barinjiye, umugore imbaraga ziramushirana zose ukuntu zanganaga. Ntago yibaza ukuntu umugabo we wari yagiye kwivuza ameze neza, akajya kwivuza mu Buhinde mu mahanga, agarutse uyu munsi yararembye, yaramugaye, adashobora no kugenda. Ese byagenda gute ari wowe? None ikinababaje cyane nuko umuryango wose wari uzi ibintu byabaye. Bose barabizi ko umugabo we yari arwaye kandi babimuhaye akagare, byose bari babizi, ariko umugore ntago bigeze babimuhishurira. Nitwa Kai Proctor, dukomeje kubana muri iyi nkuru. Ukore subscribe ubundi dukomeze tubane mu bintu byinshi. Umugore yarinjiye atangira kubaza ibibazo bikomeye cyane nyirabukwe na muramukazi we. Arababaza ati byagenze gute? Kubera iki ibi bintu mutigeze mumbwira ko umugabo wanjye yabaye gutya? Ese nta burenganzira nari mfite bwo kubimenya? Ariko bose nta numwe washakaga kugira ikintu amubwira. Arangije kumbe Kai Proctor, iyi nkuru niba uyirebye ituzuye, jya kuri YouTube yitwa Kai Entertainment urangize inkuru ukuntu byagenze.